Nongeye kwasuhuza abakurikira channel ya Munezi TV, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro. Ni ikiganiro kidasanzwe nateguye kugira ngo tuganire ku mikorere y'isi y'umwuka. Kubera ko usanga abantu benshi bari mu rujijo ndetse bamwe batanemera ko isi y'umwuka ikora. Reka dusenge Imana mbere ko twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Mana, turagushimiye ko mva gusenga kwacu, twitaho ku manywa n'ijoro. Tugushimiye ko Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro. Dusengeye mwana tugiye kuganira ku ijambo ryawe, mwana tugushyigikira mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti zacu rero mukurikira ikiganiro cya kuri Munezi TV, tubaha ikaze mu kiganiro. Tubashimiye ko mudukurikira muri benshi kandi ibiganiro byacu mukabireba, mukaduha ibitekerezo. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nahisemo tuganira ku kintu bita imikorere y'isi y'umwuka. Akenshi usanga abantu batemera ko isi y'umwuka ikora, ndetse bakirengagiza ko ibintu tubona bigaragara mu isi y'umubiri bifatika biba byateguriwe mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo ibintu tubona muri physical world cyangwa se mu isi bita cosmic world biba byabanje gutegurirwa mu isi y'umwuka, twe tukabona biba byigaragaza mu isi y'umubiri bifatika. Hari igihe usanga habaye nk'impanuka, ndetse ukumva abantu baravuga bati mu gace runaka hakunda kubera impanuka cyane, twe tukabyita impanuka yabaye mu buryo bufatika, ariko mu isi y'umwuka hari ibiba byamaze gutegurwa. Indi ngingo turi buganireho uyu munsi ni uburyo abantu bashobora gutamba abandiho ibitambo kugira ngo babone ibyo bashaka kugeraho. Ibi rero usanga abantu batabyemera, hari ababibyemera, abandi bati ntabwo bibaho, abandi batese ubundi abadayimoni babaho. Ariko ndagira ngo tuganire kuri iyi ngingo uyu munsi kugira ngo tumenye ko dukwiriye gusenga, kubera ko isi y'umwuka irakora, isi y'umwuka irafatika kandi irahari, ndetse ni nayo itegura ibyimanifesta mu isi y'umubiri. Ubwo isi y'umwuka ibaye idahari, ntabwo abantu bajya kuraguza mu bapfumu. Igihe kimwe umwami wa Israheli wigometse ku Mana witwaga Sawuli yigeze gusumbirizwa n'abanzi be, kandi yari amaze kwirukana Imana yaramuvuyeho, n'umwuka wera baramuvuyeho. Yasenga Imana ikamwihorera, ngo ajya ku bahanuzi, Imana iraceceka. Akoresha inzira zizwi zo kuvuganamo n'Imana, Imana iraceceka. Bimuyobeye ngo ajya kuraguza, ajya ku mushitsikazi ngo hano yitwaga muri Endori, kugira ngo abaze ngo uko bizamera. Rero isi y'umwuka ibaye idahari, ntabwo abantu bajya gushikisha no kuraguza mu bapfumu, kandi barabikora. Kandi akenshi umuntu ahora yifuza kumenya ejo hazaza uko azamera. Rero uyu munsi turebera hamwe izo ngingo ebyiri zikomeye, iyi mikorere y'isi y'umwuka ndetse n'uburyo abantu bashobora gutamba abandiho ibitambo. Muri iyi si twumva ibintu bitandukanye bigenda biba, ariko abantu bamwe bagatungurwa, ugasanga bayobewe uko byagenze, nyamara biba byateguriwe mu isi y'iki, mu isi y'umwuka. Reka namere ku kintu bita ibitambo abantu batambaho abandi kugira ngo abantu babone ubwamamare ndetse n'ubukire burengeje. Usanga bayoboka inzira y'ubwami bw'umwijima, ndetse bamwe mu bantu basenga bavuga yuko imikorere y'Imana yo itinda, ibintu by'Imana bitinda kuza, ariko kwa Satani ngo birihuta cyane, bigatuma bayoboka inzira y'umwijima kugira ngo bashe kubona ubwa butunzi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero isi y'umwuka y'umwijima ikoresha ibitambo by'amaraso kandi y'abantu, bigira kondisiyo. Izo kondisiyo zujuje rero icyo ushaka barakiguha. Niyo mpamvu tubwira abantu gusenga, mpamvu tubwira abantu kuba maso, cyane cyane tugasengera imiryango yacu, tugasengera abana bacu, kubera yuko ubyanga ubyemera isi y'umwuka izakugeraho impact, izakugeraho ingaruka, kubera yuko ibyo bintu birahari hano mu isi, birahari. Abantu bashobora gutamba abandi. Hari umuntu umwe twize kuganira ambwira uburyo umuntu we w'inshuti yigeze kumutangaho igitambo kugira ngo abone ubutunzi. Birumvikana, kandi ibintu bivugwa mu isi ya entertainment cyane, mu myidagaduro. Uzumva ngo umuhanzi runaka yatanze igitambo ku mubyeyi we, yatanze umwana we, turabyumva hano ku mihanda, ariko mu by'ukuri birahari kandi birahaba. Rero iyo iyi si y'umwuka yagusabye igitambo cy'amaraso, akenshi gusabye igitambo cy'umuntu ukunda cyane, cyangwa se igitambo cy'umwe mu muryango wawe. Iyo batagusabye umubyeyi wawe, bagusaba mu mwana wawe cyangwa se uwo mwashakanye,
ariko kuko Satani abasha kurondora akamenya icyo ukunda, ngo agusaba uwo ukunda kuruta abandi bose, ku buryo iyo byanze we yihitiramo, kuko ugenda wizanye ataguhamagaye. Mu isi y'umwuka rero nta mikino, ariyo mpamvu tubwira abantu ngo musenge kandi musengeshe umwuka iteka, kubera yuko ibi bintu birahari ku mihanda, kandi ibi bitero by'abakozi ba Satani bashaka ubutunzi no kwamamara bagombye kumena amaraso y'abandi birahari. Nubwo abantu babyumva ntibahe agaciro ko birahari. Uwo muntu rero yambwiye ukuntu yaje gutambwa n'inshuti ye, agira ibitero bikomeye by'abadayimoni, kandi iyo bagutambye igitambo, aba badayimoni bashaka kukwica mu buryo butandukanye. Bashaka kwica mu mpanuka, bashaka guteza uburwayi bw'amayobera, abaganga bakakuvura indwara bakayibura, bikarangira upfuye, bakakujyana. Dukwiye kuba maso tugasengera imiryango yacu, tugasengera abana bacu, kubera yuko bishobora kutugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubishaka utabishaka. Tugarutse kuri umuvandimwe rero wa mucuti wanjye wambwiye uburyo yatambwe na mugenzi we kugira ngo yibonere ubutunzi. Yambwiye ukuntu yagize ibitero bikomeye by'abadayimoni, bamuteza impanuka, Imana iramurokora ntiyapfa, bamuteza uburwayi, Imana iramukiza, bamuteza abarozi bo muri ako gace, kuko Satani akorera mu mpande zose. Njya ntangazwa n'abantu ngo bimuka bahunze abarozi, aha no kwibeshya ko Satani akorera ahantu hose, kandi abakozi bafite ahantu hose. Ndetse ngo biza kugeza ubwo batatse n'umugore we, bamuteza impanuka, abadayimoni bamukubitisha moto, ntiyapfa ariko arakomereka cyane, arivuza arakira. Bataka umwana we w'imfura, bamuteza uburwayi bw'amayobera, abaganga babura indwara, umwana araremba, ahamagaranya amasengesho baramusengera, umwana arakira. Ibyo bintu hano mu isi birakora. Ni ukuvuga ngo rero dukeneye kuba maso no gusenga cyane, kugira ngo Imana ibashe kuturokora ibyo bitero by'abazimu n'abadayimoni n'abarozi, kubera yuko isi y'umwuka irakora, kandi abantu bagatambaho abandi ibitambo kugira ngo ibone amafaranga n'ubukire ndetse n'ubwamamare. Ibyo rero nubwo abantu batabyemera, ntabwo dukwiye kubisuzugura. Ni ukuvuga iki rero? Abakozi ba Satani bagira amatariki yo gutambaho ibitambo, ndetse bagira igihe bahura mu muhuro bimeze nk'amateraniro, bagatanga ibitambo. Amatariki bakoreraho yo gutanga ibitambo bita occult dates. Ni amatariki ameze ukuntu, tuzabiganiraho mu kiganiro. Ndashaka gutegura ikiganiro cyari ku kintu bita occult dates, amatariki batambamo ibitambo cyangwa se bakoreraho. Hari amatariki yasetinzwe batwaraho abantu, hari nk'amatariki batwara abantu b'ibyamamare, ukumva ngo umuntu waza ari perezida yapfuye, ukumva ngo umuhanzi runaka ukomeye yapfuye, ukumva ngo hari ubwato bwarohamye mu mazi butwara imbaga y'abantu, ukumva ngo indege ihanutse mu kirere imara abantu bari bayirimo bose. Aba ari amatariki y'isi y'umwijima bateguye bita occult dates, baba bateguye kugira ngo bashe gutwara abantu mu buryo bw'ibitambo by'amaraso, Satani abone ibyo bitambo nyine, birumvikana. Kandi ubwo hari umuntu runaka washesa aba bantu kugira ngo agire icyo ashaka kugeraho. Rero iyi si niko imeze, niko ikora. Abantu rero batabizi abenshi babigwamo. Uzumva ngo abana bagiye mu anniversaire, ngo umwana runaka ngo yapfiriye muri anniversaire ari kumwe n'abagenzi, ukibaza ko yagiye ari muzima yapfuye ate. Ukumva ngo umwana yayize ararangiza, ku munsi wa graduation ngo yapfuye, ukibaza yapfuye ate kandi yari muzima. Izo mfure zigiye zitumanye z'amayobera akenshi ziba zateguriye mu bwami bw'umwijima, kandi haba hari umuntu runaka ubiri inyuma wabigizemo uruhare. Ariyo mpamvu dukeneye ngo Imana iduhe umwuka wera kugira ngo tujye tunahishurirwa ibyo bintu, tunabimenye, bityo umuntu uko asenga hakiri kare, kubera yuko abenshi babyisangamo kandi ntacyo bafite baza kubikoraho. Hari indwara nyinshi ziterwa n'abantu n'abadayimoni mu buryo bw'umwijima, umuntu akarwara akaremba kandi indwara bakayibura kandi warembye. Rero dukwiye kuba maso tugasengera imiryango yacu, tugasengera abana bacu, kubera yuko isi yamaze kwandura kandi Satani ayikoreramo mu buryo butandukanye. Ntabwo nshaka kugira ngo kirekire cyane, kwari ukuburira abantu mu maso kubwo mumenye ko isi y'umwijima ihari kandi ikora, kandi ishaka kugira ingaruka mu mibereho yacu ya buri munsi. Munyemerere rero mbashimire mu gukurikira ikiganiro mwagikurikiye, mbashimire mu duhe ibitekerezo, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Imana ibamugishe. Reka dusenge. Kujya gushimira Imana yacu ko mba gusenga kwacu kandi ukatwitaho. Dushimiye kujya uturinda amanywa n'ijoro, nubwo Satani duhiga ariko uraturwanira, turagushimiye. Ndasenga ikiganiro abantu bari cyumve, kumenya ubwenge, babe maso kandi imbaraga z'umwuka zibayobore.
kandi ujye ubarinda ibitero by'umwanzi by'uburyo ubwo ari bwo bwose. Tuzeneze muri Yesu turakoze. Amen.